Oui. Umugore wanjye. Ufite umugore? Umugore wanjye araje. Umugore wawe? Ururira kiriya gipangu bivemo. Nese urambwiye ko nta mugore ufite? Uraca mu gikari. Ndaca hehe se? Uririra hano urira. Urira. Aha ntabwo nahashobora. Urira. Okay. Sawa ndaza kukuvugisha nari mvuye mu kazi ngiye mu rugo ho gato ariko ndahita nsubirayo. Manuka. Okay, menya ubwenge. Jyamo hano. Ntabwo wowe nakwirwamo. Hoya ujyemo. Ndakwirwamo koko. Jyamo. Ntuhumeke. Sawa. Ndibuze kongera kukuvugisha. Ntuvuge. Ntabwo ugiye ku kazi uyu munsi. Hano hari igitabo navuze nireka. Utashye kare. Ahubwo se utagiye mu kazi. Uzi ko bisetse? Nese ko bifunguye. Ndi kurera singa ahubwo nta kuntu wankorera ka mukarura. Ese mvuye ku kazi ngiye kugukorera ka mukaro. Ahubwo urabura kunkorera ka. Nese iki gikabo? Harimo ibintu Ni ibyo waguze? Oya ntabwo nabiguze ahubwo nari ngiye kubiha nza akabitwara bakajya kubimesa n'ibyako bimwe nabonye umwana narataye mu gikari bitamije. None se usigaye ujya mu myanda umukozi se wanga amazi? Nahanyuze mbona bifite nabwira nabipa shyire hano mpamagara. Twese umukozi kari mu cyacya kataza hano yajya kuri. Ese kuko harakara. Hano kazi. Ndimo ndasoma hano ibintu by'imigabane ngo bagiye gushora mu Rwanda. Abana hano sinazashoramo amafaranga. Ibintu bijyanye na digital currency n'ibindi. Okay, wankoreye se? Mbanze njye mu nda. Nzanira akabyeri. Biki? Nyine ntaribi. Tuza ngiye kukwereka ukuntu uva hano sibyo? Uvuge ntunyeganye. Gasipa ngwino hano iwanjye uri hehe? Ngwino nkwikira kunjyanira ibintu mwana. Umva kandi nturenze iminota 2 mwana utaraza. Ndaguhemba neza. Subiza se nge utuze ngiye kuzana umuntu akuri. Urabona nari ndi gufata aka voice kuri WhatsApp. Sigaye usara ku manywa. Oya ntabwo nazaye. Nese ko muri Afrika nta kintu kirimo. Kirimo? Gute? Nta kintu kirimo. Nanjye narebyemo mbona harimo byabije. Usa ntiwajya kungurira. Hamagara wa mukozi nyine agiye kuzana. Jewe? Ngiye ku muhanda kukuzanira. Noneho nari mamagaye nuzagiye kuza nyine atware bino bintu. Ese ubundi reka bakazaza kubitwara. Reka tujyanemo. Tube tugiye kuganirira mu gikari cyane. Hano se habaye iki? Bino ariko nkwereka ari akantu nshaka kwerekana. Ariko uyu munsi noneho sikeya. Sigose. Wahembwa ari? Ubwo nzi ko iyo wahembwa ari. Nyura hano utambuke. Wahembwa uyu munsi? Mbona ufite akanyamuneza ukuntu. Reka ngende. Ihangane umuntu ugiye kuza kugutwara araje. Sibyo? Iminota 2 araba. Mbabarira niki? Ugiyemo mbabarira sibyo? Ihangane. Tugende nyine mwereke. ubundi wa mugabo uri muzima urajya kunyereka iriya myanda iri inyuma yanjye nshinzwe kureba imyanda yo mu gikari
ubundi ufite ikihe kibazo uyu munsi wareze tukajya mu nzu ubundi ufite ikihe kibazo ngaho cara tubiganire Kigali cara tubiganire nyine ubundi ufite ikihe kibazo urebye ntacyo irigawe uri kuncanga ukancisha ubundi ufite ikihe kibazo uyu munsi niwe wagiye mu kazi muri firigo nta kintu kirimo ibintu by'imigabane nyine abantu bagiye gushora ibyo bintu byanesheje ubundi uyu munsi uri shyashya se gute ku bundi nageze iki gihe nasoma kuri byeri kabiri kangahe se ugeze none se ubundi iyo uri mu kazi uri kunywa byeri icara hano rega uve ku zuba wenda ritava rino kuvugisha amagambo muwe z'uyu mugabo ubundi ni gati icara hariya nta kibazo ugomba kugufata neza hanyuma se umuntu wahamagaye urajyana iyo myanda katarazi byarize tuze rwose araje yitwara ngira ikibazo ubundi ufite uyu munsi urebye gukunda ibyo se ndabiyobewe waje se bimeze bite ko mwicariye hanze byagenze bitera noneho ugiye kuntwarira kano kazigo noneho tuzanire inako kunywa sibyo bandese uzana agakazi uzana agakazi iyo myanda ugabanya ibigango uzana agakazi ka Heineken dore muri firigo byashize noneho ibi bintu bitware neza bitameneka amasume se arameneka cyambwiye ko ari ibikuvurori byari biri mu gikari imyanda iri mu gikari ntari birekanye twara si ubundi buriya bingana gute ko ndeba ikintu nagitsindagiye cyane ese harimo ibikuvurori bingahe ko nzi ko byari ibikuvurori bibiri bishaje reka dukomeze twiganire mana terura ntukubite hasi atajyamo imyanda sibyo terura reka ntunyeganyege ngaho genda zamurane ntushaka utware gutyo wenda nugera ku muhanda ubanza uruhuke ngaho genda ko ndeba se amakuvurori yinyeganye ko nyine iyo umuntu atwaye ibintu uko agenda ajya abikimo imbere si binyeganyega nese ubundi ko mbona n'iriya myanda bayijyanye mu gikari wambona hari iyindi myanda ubundi bajyanye iyihe bose kandi wageze umuzima reba ukuntu ubundi se kuki utagiye mu kazi kawe wari ugiye none ibi bintu nta nubwo byongera kunesha reka nigire mu kazi sibyo sheri ziriya byeri ariko usigaye usinda utanyoye ntabwo nasinze bayi sibyo twambwire wakwitakisha wagiye agitero cyiciye umugongo none ndahaguruka senye umva nkubwire nawe umva nkubwire wazi ucecekeye umva nkubwire umva uranyishyura cyangwa uranyishyura kujyana azana n'amafaranga nshakura yamwe ni make urama 50 tuza ndajya kukuvuza sibyo akira shyiramo nayabonye kukuvuza iyi ni yakuvura se arujya kumesesha iyi ni yakuvura arujya kumesesha